Alright, reka tubasuze kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Nizere ko mu ntara z'igihugu zose zigiye zitandukanye mumeze neza. Tukaba tuje mu kiganiro ubuzima n'imibereho. Ngewe ndireho nari Nshimimana. Tukaba tugiye kuganira ku ngingo itoroshye ariko kandi ntago ni njye nyine, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye. Uri kumwe na Celestin 7. Celestin 7 umeze neza? Wana meze neza pe, ntari urebye ibintu na amahoro. Ako kantu ka 7 ko kaje gati. Impamvu ni uko 7 nyifata nk'umubare wanjye w'amahirwe, ari umubare nkunda cyane, niyo mpamvu nashatse kuryongera ngo ribe nka second name. Njye nitwa Celestin 7. Byari byabase koko ayo mahirwe ukayabonera ku mubare 7? Wana byarabaye pe, ni ibintu byinshi byagiye biba kuri 7. Yego. Sama yo urayibona ute? Wana sama imeze neza, urebye ibintu nta kibazo. Mu minsi mike abantu binubiraga ikintu bita imvura. None ubu ngubu n'izuba ryaje batangiye kuryinubira. Wana ubu izuba ryatangiye gucana pe. Urabona ubundi mu kwezi kwa 7 bisanzwe tuzi ko ariko kwezi kuvamo izuba ryinshi cyane. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7 rero hari havuye izuba. Mu ntangiriro hari habanje kugwa imvura, abantu barikanga baravuga ati se kwaba ari ukwezi kwa 4 twaje mu kwezi kwa 7. Ibintu birabayobera cyane, ariko ubu ngubu twatangiye kubona izuba ryinshi nk'ibisanzwe. Ni ukuvuga ngo abafite intabire, abafite iki zigiye kuma, ubu butaka bugiye gusha, ibyatsi bigiye kuma. Gusa sibye ko benshi batabikunda, kuko iyo bigeze muri iki gihe amazi akunda kubura, ugasanga inka zabuze amazi yo kunywa, n'abantu ugasanga natwe icyaka cyatwishe gutyo nyine. Amazi atangiye kubura, sinone akantu ko kwikoza ku kivu ko bimeze bite? Uravuga ngewe nkaba nataruka nkajya ku kivu kureba uko bimeze. Umuntu agomba kureba nimba bihura na budget ye, akareba nimba mu buryo mwikofi ukuntu mwikofi hahagaze, nimba biri guhura neza, akaba yasimbuka akajyayo. Ikofi ni kimwe no kujyayo ni ikindi. Gusa ariko urabizi ko kujyayo aho wari uzi ko ari n'ubuntu. N'ubuntu kujyayo. Wenda ikibazo ni itiki. Oya ikibazo wenda ntabwo cyangwa abantu benshi bakimara kumva ko bagomba kujyayo bahita bumva ifi. Gusa urujyayo ntabwo wavuga ngo uragenda ibirometero birenga 40-50 ari ukugenda ngo urebe gusa, utaravuga ati kano gafingiye kugashira inyuma y'imbavu. Wowe wabikora ari ukuvuga ngo ntabwo urashira kandi inyuma y'imbavu se. Oya birashobora, uramutse wihaye amasaha ushobora kuvuga uti ngiye saa 12 saa 6 ndabangarutse, n'ubusanzwe njya saa 6. Ntabwo byagwamo se. Icyo gihe waba wishe umubyizi, kuko ntabwo wavuga ngo uratembeye mu gitondo ubyutse saa 12 ugiye ku kivu uragarutse, kandi kivu n'ubundi usanzwe ukizi wagiye ukibona muri mu bitabo bya social studies. Ushaka kugumana ibyo mu bitabo ngo map of Rwanda uba warabonye ikivu, cyangwa wenda usibye kuba wenda uba utaragiye kukireba, ariko mba numva kuba wavuga ngo ugiye ku kivu atari ibintu bishamaje ku buryo byagera naho bituma wenda ukora mu ikofi cyane, ko wenda ushobora kuba wajya n'ahandi hantu wakwegereye, kuko dufite uruzi rwa Mukungwa. Ufite kuba wagenda ukajya kogayo, sibye ko ushobora kureba nabi narwo rukaba rwagutwara. Abandi bakajya ku mazi ukajya muri Mukungwa. Ukajya kuri Mukungwa mu rugomero. Anyway, urabyumva ko bitoroshye. Ubu se umukobwa aramutse gusohokanye wagenda? Umukobwa aramutse asohokanye ewana nagenda pe, nagenda. Cyangwa byaterwa? Oya, we yaramutse ambwiye ko afite icyifuzo cy'uko ashaka kunsohokana, nagenda, ngiye twagenda nta kibazo. Ni ryari wakwanga kagusohokana? Ni igihe wenda byaba bihuriranye n'uko mfite akazi, cyangwa wenda ndi kubona bitari kugaragara neza. Gusa ariko aramutse ambwiye ko ashaka kugira ngo asohokane, azirongazi turagerayo, wenda akaba twagira uko tuganira, tukamera neza, tugafata neza, akaza kuba wenda yakwishura fagitire, twagenda nta kibazo. Wowe wabyemera? Nyine gute sinabireka ahubwo. Ayo mahirwe ntabwo wayatera inyoni cyane, none bikabara akarusha, none ari no mu rukundo, kandi urabizi ko mu rukundo habaho gutanga no kwakira, akabaho rero manguhe. Urumva rero uramutse wenda umusohokanye nka 3 wakakubwira reka gusohokana inshuro imwe, simpamya ko uwo muntu yaba ari mubi, ahubwo byaba ari byo byiza, kuko urumva ubundi mu rukundo ibintu bigomba kuba nibura bikaba 70-30, 70-30, wenda akagira ibintu contribute nawe akagira ibintu contribute uko nguko. Iyo rero
buri gihe biba ari uruhande rumwe rugira ikintu rukora n'urundi rwakagombye kugira icyo rukora, urumva ntabwo biba ari byiza cyane. So rero ubwo uramutse ufite umugisha w'uko waba ufite n'uwo mukobwa, abantu bitwa gold diggers, urabazi gold diggers? Ni ba bantu baba bashaka kugira ngo baze, ugasanga wenda ni ukugira ngo aze mu rukundo, agukurikiyeho amafaranga, agukurikiyeho imitungo ufite, agukurikiyeho buri kimwe cyose ufite, agamije kugira bikumarira. Ariko uramutse ubonye umuntu cyangwa afite umuntu wajya kunganira, akaba yavuga ati reka ducishemo kano kanya cyangwa uyu munsi mbe nagira gutyo, nanjye mbe nagusohokana nkwipevere nanjye nkubyimbe, urumva ko byaba ari sawa. Yego. Byigeze bikubaho se umuntu akavuga ati ngiye kukubyimba, ngiye kugusohokana? Byabayeho ngewe. Byabayeho. None by'umwihariko ku muntu, ubundi dore ahantu bigwanira ni mu kabari. Mu kabari kuko urukumva mu kabari ho uba ugomba kugurana wakagura, uko byagenda kose ukabona n'ubwo waba utayafite, ariko mwagiye muri resitora, mwagiye muri kantine, ibyo ni ibintu byoroshye. Utubwiye ko byakubayeho, uwo yari umukunzi wawe? Yari umuntu usanzwe. Ndi kugira yari umukunzi wawe. Nose umuntu yageze aho akubwira ko agusohokana, urumva yari mushiki wawe? Muba musanzwe wenda mubabona mu kazi runaka, none wenda nyuma y'akazi. Yari mushiki wawe? Ni umushuti n'umuntu muziranye. Ni umuntu muziranye. Narigize ngo wigeze kugeraho wenda nk'umugeni cyangwa wenda nk'umuntu w'umusheri wawe kugira ngo musohokane, maze umubwira bateze amatwi Reni Today, kuko baba bafite n'amatsiko bakaba bati ese CEO wacu we mu bijyanye n'urukundo we bimeze bite? CEO afite umukunzi, afite iki, ku buryo nyine bumva ibyo uvuga bakumva wenda ko byaba ari ibintu bishyirwa no mu bikorwa. Ntabwo biri kuganisha aho ngaho, ariko nyine uri kumva uyu muntu agaragaje impuhwe zirimo n'urukundo, mwana rugira seriyeda. Mwana rugira seriyeda. Nuko nyine sometimes usabwa kugenda gake, usabwa kwitonda. Yego, murabyumva neza rero aho twageze mu kiganiro ubuzima n'imibereho, turagenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye, ariko nyine nk'uko mubyumva ni ubuzima n'imibereho. Uyu munsi rero reka twiganirire isano ndetse n'itandukaniro riri hagati y'amafaranga n'urukundo. Amafaranga n'urukundo. Amafaranga, abantu benshi bagira ubwoba bwo kujya mu rukundo ngo ni amafaranga bafite, abandi bakajyamo kugira ngo bayabone. Ubona hari aho bihuriye, hari n'aho bitandukaniye. Cyane pe. Ubundi amafaranga n'urukundo, ikintu cya mbere ni uko wenda abantu bavuga amafaranga bakumva ngo ni ukuba ufite iza 5, ni ukuba ufite 10,000, ariko ngewe amafaranga nayegeranya wenda n'icyasi, wenda nayegereza mu buryo bw'ibitekerezo, nkayegereza n'ubushobozi. Ubundi urukundo, kugira ngo ujye mu rukundo neza, bibe atari bya bindi bya cyana byo kuvuga ngo uri umuntu uri aho ngaho, cyangwa wenda ni ibintu murebana mugaseka gusa. Icyo numva cyo ni uko urukundo rwakagombye kuba ari urukundo rufite intego. So rero kugira ngo ujye mu rukundo rufite intego, ni uko urabizi ko kugira ngo buri kintu cyose ukigereho, yaba na business, yaba n'iki, buri kintu cyose kiba gisaba kugira ngo ugishoremo. Ni ukuvuga ngo nimba ufite ubushobozi ukaba ukundana n'umuntu, wa muntu uzabasha kuba wamukorera ikintu yifuza cyatuma rwa rukundo rwanyu runoga, mubona ko ari ibintu bifite ejo hazaza. So rero ngewe mba numva amafaranga mu rukundo ari ikintu kiri ngombwa cyane, gusa wenda hari ababifata nk'uko babifata nka business, ukabona nk'umukobwa wenda ashaka kubifata nka business kugira ngo agire ikintu akuramo. Ariko ikintu nabwira nanone abasore, buriya ni byiza cyane kugira ngo ujye mu rukundo, ariko hari aho umaze kugera, hari intera umaze kugeraho, kuko iyo ugiye mu rukundo nta kintu umaze kugeraho, ni kwa kundi ushobora kuba wakora cyane wa mubebi cyangwa na wa mukobwa, mukaba mwamarana igihe kirekire, ariko ukaba wakora icyo bita ugahinga abandi bagasarura. Mukaba mushobora kuba mwamarana igihe kirekire, hakaza umuntu uri seriye, ufite amafaranga, ufite ubushobozi, ufite ahantu ageze, yakimurutisha bwa bushobozi bw'amafaranga, yayamurutisha, agahita agira agahita agusezera, agahita akubwira ngo bye. Si bijya bibaho se ugasanga nk'umusore bamuteye inyuma kubera iyo mpamvu, kubera impamvu y'ubukene. Bijya bibaho. Ngo hari n'ubushakashatsi bwagaragaje ko umukobwa ashobora nyine ngo afite ngo ubushobozi bwo gukunda abasore cyangwa abagabo 6 bose icyarimwe.
kandi ngakabaringanyiza urukundo eh gusa umukobwa umusore we ntiyabishobora. Ese ugenekereje mu rukundo ari umusore n'umukobwa ninde byungukiramo cyane? ubundi biterwa kugira ngo haboneka umuntu byungukiramo mu rukundo, haba umusore n'umukobwa, ubundi biterwa n'intego y'urwo rukundo rwanyu. Ubwo rutagiye hari urukundo ruba rugamije kugira ngo mwishimishe, sibyo? Wumve wishimye, wumve ko usebwa ni urukundo cyane irari. Oya, rwo kugira ngo muje mwishima. Oya, irari n'urukundo biratandukanye. Irari ni igihe ibyanyu biri kugira ngo biganishe wenda ahantu habi cyangwa wenda mu nzira mbi, ariko hari ikindi gihe ukundana n'umuntu kugira ngo muje mwishima mwembi, kugira ngo muje mwishimisha, urumva? Kandi birangira n'ubundi birangira gutyo nyine, birangira habaye finalization. Ubwo no kuvuga iki? Kuba habaho sex bakaryamana. Oya, kuba ariko sex nanone yaba mu rukundo, ibyo ntabwo bifata nk'ikibazo, ahubwo byaterwa n'uburyo yakozwe. Mu gihe cyose atabayemo agahato, gusa n'ibyari byaba bitari ikibazo. Mu gihe byaba bitari ikibazo, mu gihe ikintu numva sex, igihe barabana. Oya, mushobora kuba mutari bunabane, kuba mwakora sex muri abantu babiri bakundana, kuba mwayikora, urumva? Ikintu ngiye mbyumviraho, urumva, numva ko nta kibazo, nta ribi, as long as icya mbere ufite consent. Nyine consent ni ukuvuga ngo mwembi mwujuje imyaka, sibyo? Ntabwo wavuga ngo ukundana n'umuntu w'imyaka 16 nkawe Leo, mukundana n'umuntu w'imyaka 16 muri mu rukundo ngo uvuge wenda ngo twakora sex ko nguko. Ibyo ntabwo byaba ari byo, bashobora no kuba bagukatira yayindi taranikobi, sibyo? So rero igihe cyose mwembi muri abantu bakuru, urumva, igihe cyose mwese mwabyumvikanyeho, noneho ikindi kintu narenzaho, igihe bitari bubyare ingaruka, noneho igihe wenda mwaba mwikingiye, icyo nicyo gihe nakumva ko ari ngombwa cyane ku kibazo warumbajije. Ubwo aho ngaho buri mwe wese ababonye za nyungu. Icyo gihe ku byo wambazaga ngo ese ari umuhungu n'umukobwa bungukira hehe, ni ukuvuga ngo icyo gihe ninde wunguka cyane? Icyo gihe ntabwo twavuga ngo wunguka cyane ninde cyangwa wenda uhomba cyane ninde. Icyo gihe mwembi, kubera ko nimba ari ibyishimo, intego yanyu muba mwayigejeho. Ngiye numva kuba mwakunguka aho mwunguka 50-50, 50 kuri 50. Nta kibazo. Ni ryari noneho umukobwa ari we yunguka cyane? Igihe umukobwa yunguka cyane mu rukundo ni igihe tuvuge wenda nta muntu uba udashaka kugira nta muntu wanga kwishima mu buzima, sibyo? Hari igihe nanone usanga wenda umukobwa yishima, ariko ugasanga nanone umusore niwe umwishura nk'amafaranga y'ahantu aba, niwe umukoreshereza imisatsi. Urumva, nimba umusore amukoreshereza imisatsi akaba yamwishura ahantu aba, akaba yamwishurira ubukode, akaba yamwishurira buri kintu cyose, akaba yamwishurira gukoresha inzara, kugira message, make-up, ibyo byose ari umusore ubyipevera. Urumva, icyo gihe uwo mukobwa aba abasha kubona ibintu binyuranye, aba abasha kubona amafaranga, akongera akabona na enjoyment. Mu gihe wenda umuhungu we yaba abona enjoyment, ariko nimba umwe ayabona, birumvikana undi arayatakaza. Urumva yuko uko biri kose twavuga yuko icyo gihe umukobwa aba ari kunguka gusumbya umuhungu. Ari nayo mpamvu yemera gukunda batatu icyarimwe, batandatu icyarimwe. Urukumva ko ku musore biragoye, kubera ko abagomba gutanga, uretse ko nta muntu abigize ihame. Sinzi bwo kuntu twisanze aho hantu. None uri kumva, kandi mu gutanga hari ahantu aba yakuye, aba yatakaje imbaraga kugira ngo agire icyo abona cyo gutanga. Niyo mpamvu rero umusore atabigerageza. Ukumva ko bisa kose birashoboka ko abakobwa aribo bunguka cyane. Ariko nanone icyo kintu uvuze cya batandatu, uba ushobora gusanga nanone batandatu twavuga ngo twagishigikira nyine, kugira ngo umukobwa akundane n'abantu batandatu bagiye juste, niyo baba batatu wenda tuvuga benshi bikabije. Ariko ni ukuvuga ngo iyo umukobwa yakundanye n'abantu benshi, nabwo uba usanga atari byiza cyane, kuko uba ushobora gusanga, tuvuge wenda nimba urumva umwe aba ashobora kuza yabimenya ko umukobwa akundana n'undi muntu cyangwa wenda amuzenguruka, ugasanga yagira ugasanga byatuma wa wundi wenda wamwizeraga cyane cyangwa wenda bakundanaga cyane bihita biva mu ntoki. Ibintu byo kuzengurukana sinabyo, kuzengurukana bikarangira ahuye n'undi. Urumva nibura nimba akundana n'abantu batandatu, sibyo?
abo batandatu bose ntabwo wavuga hari umuntu uzi waba umugore umwe afite abagabo batandatu byakunda mu rugo, urumva ko bitakunda nyine birangira n'ubundi ahuje n'umuntu cyangwa muri abo batandatu nta n'umwe ubonetse. ariko urumva uko byaba bimeze kose iyo yavuga ati akundana iyo yavuga ngo akundana n'umuntu urumva uwo muntu umwe akundana nawe ntabwo yabimubwira ngo abimuhishurire ko hari abandi batanu ku ruhande, ntabwo abimubwira nyine abikora mu ibanga, ariko urumva ko abikora mu ibanga, ariko urumva yuko aba bazenguruka kubazenguruka navugaga ni ukuba hajya ni ukumuca imbere ni ukumuca inyuma n'inyuma ariko n'imbere hose arahacanye nuko byose kubera ko batabibona bavuga ko yabereye inyuma. urumva rero ikintu navugaho ni uko ibyo bitagakombye kuba ari byo, kuko buriya urabizi ikibi cyo gukundana n'abantu batandatu bose ngo reba tuvuge ni abantu bakuru ni abantu bakuze, buri umwe ashobora kuba yakenera kuba yagira ko baba bakora sex. urumva mu bantu batandatu urumva ko cyaba ari ikibazo gikomeye, abantu batandatu mu gihe haba hari kuzamo n'izo gahunda zo ku ruhande urumva si byaba ari ibibazo bikomeye, kuko urumva abantu batandatu already baba ari benshi cyane, nubwo wenda yaba bakeneyeho icyo cy'ubutunzi icyo cy'amafaranga ariko urumva yuko cyaba ari ikibazo gikomeye. umuntu se afite uburenganzira bwo gukunda umuntu ashaka? afite uburenganzira bwo gukunda umuntu ashaka, gusa ariko nanone ubu ngubu uri umusore cyangwa uri umwana ntabwo wemerewe gukunda umudamu umuntu washatse. hari ikintu nari ngiye kuvuga, wari umbajije ngo ese umuntu afite uburenganzira bwo gukunda umuntu ashaka? ubwo burenganzira arabufite, bavuga ngo rujya aho rushaka. gusa ariko nabwo ntabwo wavuga ngo uhite ubihamya ijana ku ijana. nyine uburenganzira ntabwo ari bwa bundi bwo gusanze byaterwa nanone n'urwo rukundo amukunda ni urukundo rugamije iki, ni urukundo bwoko ki, kuko nanone ntabwo wavuga ngo uhise ukunda umudamu runaka, ugomba kuba nibura mu gihe twemeje yuko iyo buri gihe urukundo rwahabaye hagomba kuba hari intego runaka. ugiye kwanariza ndagerageza mvuga wenda inkundo nzi zishoboka, hari urw'Imana, hari urwa kivandimwe, ndetse hari n'urwa relationship rw'imibanire nyine. none aho ngaho nk'umwana mutoya aramutse akunze umudamu yaba agamije aho ngaho umwana mutoya aramutse akunze umudamu navuga wenda ko ari urukundo rwa kivandimwe urumva nk'uko wari ubivuze, gusa ariko ntabwo wavuga ngo umwana yakunda umudamu bijyanye na relationship bitandukanye, wenda nka kwa kundi wasangaga wenda ushobora kuba uri nk'umupeti cyangwa wenda uri umwana mutoya wiga muri segonderi, wenda ugasanga wakunze nk'umwarimu wawe uvuge wenda ngo mwakundana relationship. ibyo bishobora kuba ariko ntibibe byagira ute, ntibibe byashoboka, akaba ari rwa rukundo rudashobokanye. nk'uko kano kanya wareba Rihanna ukavuga ati ngo ngiye nkunda Rihanna, ariko urwo ntabwo ushobora kuba, yego nta muntu wabikubuza, nta muntu wakwinjira muri wowe ngo abigukuremo, gusa ariko nanone urumva ko hari urukundo uba wakunda umuntu ariko akaba ari urukundo kugira ngo rubeho ku mpande zombi, bikaba ari ibintu bidashoboka. nyine hari akantu kabaho ugasanga wakundaga umuntu kera, noneho nyuma azanye umugore, azanye umugabo cyangwa umugore, ugakomeza ukamukunda, ni ikosa ugakomeza ukamukunda. nabyita ikosa mu gihe washaka no kubigaragaza nyine, kuko uri ufite gukunda umuntu sibyo, ugashaka kujya ubimubwira nyine cyangwa ubimwereka mu bimenyetso. tuvuge nk'ubu ngubu ukunze nk'umugore w'abandi sibyo, urumva already aba yamaze kuba umugore w'abandi, ntabwo aba akiri uwawe, ugashaka kujya umuzanira ya mpano, uzi ko ufite kumuzanira impano ugasanga bimwe wavuze urumva, ugasanga uhatakarije n'amenyo kubera ko washatse kugaragaza rwa rukundo, noneho bikaba byavamo n'ingaruka. urabyemerewe? oya ngiye icyo gihe mbifata nk'aho utabyemerewe, kuko urumva uwo muntu nimba aba yarateye intambwe akagusiga uko nguko, ni ikimenyetso kiba kigaragaza yuko yakunze undi muntu utari wowe. wenda wowe ushobora kuba ukimukunda, ariko rwa rukundo nibura rwakagombye kugira imipaka rukagira ahantu rurangirira, kuko ushatse kurukomeza kandi nanone icyo gihe sinavuga yuko rwaba rugishobotse, kuko ruramutse rugishobotse urumva wa mugore nawe ntabwo yaba ari kwitwara neza mu rukundo rwe n'umugabo we, siko bimeze. siniharira ijambo nyine iki kiganiro ni ubuzima n'imibereho, ni ukugenda dusangira ibitekerezo, ariko kandi
ngakomeza nakwibariza kuko ibibazo birimo biragenda biza. Uburyohe bw'urukundo, nyine urukundo bamwe hari abaririmbye ngo ruraryoha, abandi ngo rurabiha. Kuri wo munzani uri guhengamira ni ku buryohe cyane ku buribwe? Oya, biterwa. Njye ntabwo nahita mvuga ngo ruri guhengamira ahangaha ko tararunyuramo se. Oya, wenda njye ntivuzeho ku giti cyanjye. Ubundi urukundo ni ikintu cyiza cy'urukundo, tuzi yuko urukundo ni ikintu cyiza, sibyo? Nk'ubu ngubu ntabwo wajya hariya ngo uvuge ngo igisheke kirabira, kandi twese tubizi ko kiryoha. Ni ukuvuga ngo urukundo ni ikintu cyiza, ndetse n'ikintu kiba rugamije cyakagombye kuba ari ikintu cyiza. Ahubwo ni ukuvuga ngo igihe urukundo rutangira kubiha ni igihe usanga ugakunda nk'umuntu ugasanga wenda araguhemukiye. Ukunze nk'umuntu mwemeranyije iki n'iki, ariko ntabwo kijyuste, ntabwo kibaye. Ukunze umuntu nawe mwemeranyije ko mukundana, mujya mu rukundo, ugasanga nyuma yaho aje kuguca inyuma, ugasanga nyuma yaho aje kukugambanira, ugasanga wenda nyuma yaho aje kukuvugaho amagambo atari meza. Icyo gihe nibwo twavuga ko urukundo rwaganisha mu bubi. Ariko ubundi urukundo mu bisanzwe cyakagombye kuba ari ikintu cyiza, cyagombye kuba ari ikintu kiryoha, kuko buriya urukundo kiri mu bimwe mu bintu bitera imbaraga. Buriya umuntu wese ujya agakora ari kuvuga ngo afite umukunzi runaka, cyangwa inyuma hariyo urukundo runaka, ni ukuvuga ngo uwo muntu ikintu cyose akora agikorana imbaraga, akanagikorana umwete, kubera yuko abazi ko hari uwo ari kwitangira, abazi yuko hari uwo ari gukorera, abazi yuko hari umuntu wishimira ibyo akora, abazi yuko hari umuntu umutera imbaraga. Bityo rero urukundo rukaba rwamubera ikintu cyiza, cyaza n'uburyohe gusumbya yuko cyaza n'ububi. Ni uko mbyumva. Ndumva ari ibyo ngibyo. Turi gusa nk'abagenda tunagana ku musozo nyine w'aka gace kacu ka mbere k'ikiganiro ubuzima n'imibereho. Bameze kose tuzagenda ture ku tundi duke umunsi ku munsi. Hari icyo watangariza abakunzi bacu? Ikintu nababwira ni uko icya mbere bakomeza kudukurikira kuri iyi miyoboro yose twumvikaniraho, cyane ko tubafitiye ibiganiro byiza, tubafitiye kuzajya tubakorera ubujyanama, kuganira ku ngingo nyinshi zigiye zinyuranye, ku buryo twajya tubaha ibiganiro bibafitiye akamaro, bifite aho byabakura bikagera n'aho bibageza, mu buryo bw'imyumvire, mu buryo bw'imikorere, mu buryo bw'imigenzereze, ndetse no mu buryo bw'imimerere. Bakaba ari ibintu byatuma erega n'umuntu agira ikintu amenya, sibyo? Ndere nk'ubu ngubu twiganiraga ku isano iri hagati y'amafaranga, iri hagati y'urukundo n'amafaranga. Ariko kandi uko bimeze kose dusanze bifitanye isano, kuko dusanze bimwe mu bintu byongera agasukari mu rukundo n'amafaranga arimo. Niba umufite mukundana, mukaba urumva ntabwo mwakundana mutariye, kandi ubu ngubu hagezweho kurya amafaranga. Noneho byaba ngombwa, byaba byiza kurushaho mukarenzaho, mukanasohoka, mukagira nyine indi mitekerereze mubona mugira igihe itandukanye. Urukundo rero rufite aho ruhuriye neza n'amafaranga, kuko turabizi abantu baririra mu myotsi nyine, babantu usanga bari kurwana nta n'icyo kurya bafite, ariko iyo bibaye ngombwa ko barwana hari icyo kurya bafite, buri umwe wese nyine afite uburyo yabaho, birangira buri umwe wese nyine hari aho nyine agize ahantu he bwite agomba kuba, akavuga ati reka mbe ngabanyiriza stress ahangaha, akazagaruka ibintu byararangiye. Niko bimeze rero. Ubwo twabwira ngo abakunzi ba Rene Today baba updated, ndetse n'abatarakora subscribe bagakora subscribe, kugira ngo bino biganiro bijye bikomeza kubageraho. Thank you very much. Yego, tubashimire mwese, mukomeze mugire ibihe byiza. Today is another day.